iby'abarozi bakuvuzeho birarangiye, iby'abana bakuvuzeho birarangiye, iby'abanyamuryango bakuvuzeho birarangiye, ibyo bakeba bawe bakuvuzeho birarangiye, 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 kuko abarozi bagiye kwiyahura, birarangiye, bagiye kwiniga, birarangiye, Herode bagiye kwituga. Egiputa mwabonye cya gihe mutazongera kubabona we, ntabwo tuzongera kubabona n'ukundi. Babatwirukaga inyuma, babarozi baturogaga, abadutwariye abagabo, abadutwariye urubyaro, ntabwo tuzongera kubabona kuko uyu munsi birarangiye. Imana iramye ngo ikurinze umwuka guhera bitwawe n'umuntu w'umurozi. Lese igihe uburyo bw'Imana imvye wowe ugera no mu mubiri wajya kuryama ugatandika guhumeka nk'igikere, ugatandika guhumeka usa n'ugarura, ukumva usa n'inda n'ibyimbye wagira ngo harimo imibambo, wagira uratwita utanatwita. Imana iramye ngo niyo yanze ko wahera umwuka wa nyuma. Lese topene, Imana iramye ngo igukuyeho icyago c'indwara y'inzaduka. Nturiye Kanyarira nayitereye inshuro 12 ariko ibisubizo bikaza nabikuye. Imana irakora, ariko noneho agakiza ko mu Bugande gatandukanye n'aka. Imana ishimwe kuba teranye n'abantu baturutse i Bugande. Asobanukirwa byose ingiro bifite ubugingo bitumugabane mw'ijuru. Bifite ingiro bifite ubugingo bitumugabane mw'ijuru. Bifite ibyiringiro bifite ubugingo bitumugabane mw'ijuru. Bifite ibyiringiro bifite ubugingo bitumugabane mw'ijuru. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya we. Haleluya. Haleluya. Mukazamura haleluya. Sawa. Haleluya. Amen. Ndimo kumva Imana. Nanjye ndabyumva. Haleluya. Haleluya. Amen. Yo haleluya ntayaneka Satani. Haleluya. Amen. Haleluya. Tugiye kwansira natwakirane, buri muntu ari buze kutubyira amazina ye n'aho ava n'aho aturuka, nyine n'ikimugenza n'icyo namuzanye kuri uyu musozi. Hari igihe washura umuhekera ushaka kutwica. Amen. Nangwa ubundi ukasura uri umurozi uje kuturoga ngo amateraniro yatsapfa. Amen. Tugiye kwakirana rero mu buryo butatu. Amen. Ndabona abakecuru beza bahageze. Abakecuru muterere Imana icubahiro, muterere Imana haleluya. Haleluya. Amen. Ntabyo mwumvise se? Haleluya. Rero tugiye kwakirana mu buryo butatu. Dufite abagabo n'abadamu. Jewe nitwa Nkundizana Janet, ndi umugabo, ndubatse, mfite umwana umwe. Amena. Numve yuko mvuze ngo nitwa Nkundizana Janet ngo bigutungure. Haleluya. Tibigutungure kuko twarabyemewe kandi barariduhaye igihe ku mugaragaro, amahanga yose abireba. Amena. Ibyo ni iryanjye. Muri make nitwa Nkundizana Michael, ariko Michael ryavuyeho bashyiraho uwundi wa kabiri. Amen. Jewe ndi umupasiteri kuva mu Uganda, ninjye uhagarariye urusengero rwitwa Sorowamu Miracle Church cyangwa se icumba cyitwa Yesu ni Umutabazi kuva mu Uganda. Hari abantu nazanye nabo kugira ngo uyu munsi baze bashaka Imana.
Amen. Kandi twavuye mu Uganda kuza gushaka Imana kuri uyu musozi, ntibikutungure kugira tuve mu Uganda tugutange kubona Imana wowe tugusanze iwanyu utarayibona. Nuko wabyishakamo nyuma yaho tutaratandikana bikaba byakugezemo. Amen. Sibyo? Ubwo aba bantu bo twazanye nabo bari buze guhaguruka batwiyanzurire, nyuma nimurangiza turi buze kuguma duhererekana gutya, niturangiza turi buze gukurikizaho ijambo ry'Imana, niturangiza turaza kubereka ukuntu gahunda zigiye zirakurikirana, kadutandike n'uyu. Wakoze kunyakira Pasiteri Michael. Amazina ganje banyita Hamenyimana Gilbert. Yego. Kaba ndi umugabo w'umugore umwe n'abana batatu. Amen. Nanje nkaba naje nturuka mu Buganda, kaba mva mu seru yo bita Rusenyi Village Soko Parish Muramba Sub County. Nanje nkaba ndi umwe mu bakiriye Yesu nk'umukiza wanje. Yego ra. Kandi nkaba naje no kuri uyu musozi nje gushaka indi Mana, kugira ngo Imana impe imbaraga, impe n'amavuta. Mwakoze. Amen. Haleluya! Amina. Amazina yanje nitwa Irankunda Frederick, kuva Kisoro mu Uganda. Ndi umupapa w'umwana umwe n'umugore umwe. Nsengeraga mu kanisa Silowamu Miracle Church Nyakabande, mu kanisa Michael ayoboye mu Pastor Michael. Nanje umunsi nishimiye nanje kuba naje guterana namwe kwa guno musozi, ndabirambiwe. Kandi nanje nishimye ni by'umunezero kuba nabasanzeyo tugafatanya gukora umurimo w'Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Amina. Ibirenze ibyo Yesu abampera umugisha. Amen. Turakomeje mu buryo bwo kwiyanzura. Yesu nashimwe. Haleluya! 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 Amina. Amazina ni Nambajimana Fortunate, kuva muri Uganda, umubyeyi w'abana batatu n'umugabo umwe. Yego. Amina. Haleluya. Ariko ni cy'umunezero mwinshi kuba ngarutse kuri uyu musozi. Amina. Haleluya. Kuva waravuye ahantu ukahagaruka hari ibyo wahabonyemo. Amina. Haleluya. Kuvuga ngo mvuye mu Uganda ngarutse kuri ndabirambiwe narayivuyeho. Amina. Haleluya. Kimenyesha ngo hari ico naboneyeyo. Amina. Haleluya. Nanje mbifurije kugira uwo mugisha naboneye hano hantu, namwe tuwusangire. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amazina ni Justine Nyakubanza, umugore w'abana 8 n'umugabo umwe, n'abuzukuru 2. Ariko n'uwa gatatu ndamutegereje kuko ari mu nzara ndakuza muri uku kwezi. Iwacu ni muri Uganda, Igisoro, Umuruka ni Cihe, Igomborora Nyakinama niho iwacu. Umuruka ni Cihe, Igomborora ni Nyakinama. Nanje Imana yarebye ndi umuswa, ndi umugore umbe utagira uko ndi, ariko kubw'Imana yashatse kujya imenya uwo ndiwe. Imana yaragiye inyihera kuguha ubuhanuzi, ibyo ntatekereza ngo namenya. Imana igakora iki? Imana ikabinyereka kakubyanga iki ngiki nakikubonyeho, kikubonyeho nanga Imana ikakinyereka nkakubyacihana. Warangiza ukambye uti koko urimo Imana ikora iki? Imana nimbabarire nawe nsabira umugisha. Ibyo nabonye kubw'imbaraga z'Imana. Naje kuri uyu musozi narahitiraga ndaharira abantu bose baravugaga ku maredio bari kuvuga ubutumwa kuri uyu musozi. Mbese ngabwira Imana ngo Mana ungejeje kuri rwa musozi, Imana nzagushima. Ariko kubw'ubasha bw'Imana n'ubushobozi bwayo twaje hano kuri uyu musozi, turangije tubona Imana. Ikimenyetso twabonye umukozi wayo wo kutuyobora kugira tutajijwa, kugira mbese tutazarajaza imitima, mbese uzihura kuja mu gihugu cy'utazi. Hari ibintu bikuyobera
ariko twasanze Imana iduha ikimenyetso cy'umukozi wayo turayoborwa kandi natwe tumubwira mbese iby'Imana itweretse tubona mbese turahujije ibyo nabishimiye Imana. Mukozi w'Imana, Imana iguha imbaraga kandi iguhe n'amavuta, kandi tuza turaza hano tuze turahagusanga dufatanye umurimo w'Imana, ntari uwacu, tureke Imana ari ikora ahandi, Imana iduha n'umugisha. Amen. Turakomeje mu buryo bwo kwiyambura. Haleluya, haleluya, Amen. Amen. Nanjye nitwa Mudahogora Jeannette, ndi umukozi w'Imana, nkunda Imana. Naturutse mu ntara y'Amajyepfo, nturiye Kanyarira, nayitereye inshuro 12, ariko ibisubizo bikaze nabikuye aha, kandi Kanyarira niterera kurusha uno musozi, ariko uno musozi uriho ibanga. Ubwo rero ikirenze kuri ibyo naboneye agakiza nanjye mu Bugande, ahantu bita Mubende. Abantu b'i Bugande mwabantu mwe ntago bajya bakizwa bisondetse. Umunyabyaha ajya gusadaka abantu be akabona amafaranga, ajya kwa shitani. Mbese ikintu nabakundiye, ntago bajya batandaraza, ntago batandaraza. Oya, ukorera shitani ajyamo neza, agakorera umwami we yivuye inyuma. Noneho ukorera Imana nawe ajyamo kurenza. Umva, ugira ngo mbese ijuru ryaramumanukiye. Aho rero niho naherewe agakiza. Imana injyana aho bita Mubende, ahantu hari urutare, hari urutare rukomeye. Njyayo, umukozi w'Imana ajya mu mwuka aramfata, yari umukobwa munini w'ijeya, arankanda imbavu, numva zigiye guhoberana. Imana irambwira ngo ikibumbano cyanjye kibumbye nabi, ngo ngihonyorera mu biganza byanjye, ngo ibumba nkongera nkabumba neza. Numva koko iramponyoye, birarangiye. Abantu bansabira imbabazi. Irambwira ngo impaye amafaranga yo kujya gusura abana banjye, ko numvaga mbakumbuye. Ntashye notse ibigori bivamo amafaranga, nanjye ntazi ubwoko bwayo. Byumye nteka impungure, nkora restaurant nibirebire. Imana irakora. Amina. Imana irakora, ariko noneho agakiza ko mu Bugande gatandukanye n'aka. Imana ishimwe kuba nteranye n'abantu baturutse i Bugande. Yamaze kugera ku kibazo ufite, yamaze kugera ku kigeragezo urimo, yamaze kugera ku nzira kukubanja. Rese tope enetadesa irimo iri kubivuga. Haleluya. Uyu munsi ndi kuguhishurira imbaraga z'Imana. Navuye iwacu mu Uganda kuri uyu musozi kugira Imana idutabare. Wakabaye maso nawe wakabaye maso ikagutabara. Haleluya. Umukatolika ni uririmbaga ari kuvuga ngo tuyikomereho rozari y'umubyeyi, kuko nanjye nari ndi umukatolika. Haleluya. Ari kuvuga ngo tuyikomereho, muyikomereho. Muri kujahe hanze ni hanze. Turareba yiki Profete Ezeke, turareba iki hanze? Icyo dukwiriye kureba nico dutumbiriye, nico turangamiye. Amen. Wose nta waba wambaye impeta ariko byarakuyobeye, na waba yambaye byarakuyobeye. Amen. Nta waba wambaye isuti si byaragutaye, uyambara bakabona ko utanaberwa. Haleluya. Ariko iyo ufite Yesu urihagije muri wowe, umufite arihagije, nawe wakambara cyawe gisi cya 5 unaraberwa, kuko wowe ufite Yesu. Amen. Imbaraga z'Imana zibe kuri twe. Reka mbasobanure impamvu tudakeneye inkunga y'abantu. Haleluya. Impamvu tudakeneye inkunga y'abantu ni ikibaza mugenzi we ngo ni impamvu ki tudakeneye inkunga y'abantu. Mubaze cyane nashari. ubutabazi bw'abantu buza, maze nawe agusubiza. Imana itabara kuko yiha. Amen. Impamvu tudakeneye inkunga y'abantu nuko Imana yihagije muri yo. Haleluya. Nuko yo yihagije muri yo.
impamvu tudakeneye inkunga y'abayobozi ni uko yihagije mu buyobozi. Impamvu tudakeneye inkunga y'abanyamafaranga ni uko yifite amafaranga. Haleluya. Nta mpamvu dukeneye inkunga y'abantu uretse dukeneye inkunga y'iki? Imana. Haleluya. Mubwire mugenzi ngo dukeneye inkunga y'Imana. Mubwire ngo dukeneye inkunga y'Imana. Mubwire ngo dukeneye inkunga yayo. Abakeneye inkunga y'abantu muri buze kubasanga muri gare. Haleluya. Abakeneye inkunga y'abantu muri basange muri gare no mu bubari no mu maroji, ariko abakeneye inkunga y'Imana turi kuri Ndabira. Haleluya. Abakeneye inkunga y'Imana turi ahantu. Abatayikeneye bari mu bigage, abatayikeneye bari mu bubari, bari mu maroji. Haleluya. Ariko ujye ushima Imana niwibuka ibyo yagukoreye. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana bayijurire Yesu bahabu wahawe. Haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo numara kumwemera ukibuka ibyo yagukoreye, ujuhamiriza n'abandi batarayimenya kugira baveyo baze bavuga ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ariko iyi minsi abarokore dufite ubuhamya bufatitse cyangwa turi kugenda mu bw'abandi? Abafite ubuhamya ni bande? Haleluya. Abafite ubuhamya ni bande? Ntabwo umuririmbyi avuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubuzima. Mfite umugabane. Haleluya. Iyi Imana iguhaye uhambira babireba. Haleluya. Iyi gutabaye abanzi bawe barabireba. Iyi kwambitse barabimenya rata. Iyi igiye kuvuga ntabwo imanza kuvuza induru, nta nubwo imanza gutabaza. Haleluya. Nawe uyu munsi Imana igiye kuvugana nawe. Nawe uyu munsi Imana igiye kugutabara. Amen. Hari ijambo mberutse gusoma kuri YouTube riri kuvuga ngo birarangiye. Birarangiye. Bikoze iki? Birarangiye. Ninde wabivuze? Ninde wabishizeho? Haleluya. Ubwo buhamya ninde? Ubwo butumwa se nta abantu babutanga? Birarangiye. Ibyo abarozi bakuvuzeho birarangiye. Ibyo abana bakuvuzeho birarangiye. Ibyo abanyamuryango bakuvuzeho birarangiye. Ibyo bakeba bawe bakuvuzeho birarangiye. 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 Kuko abarozi bagiye kwiyahura. Birarangiye. Bagiye kwiniga. Birarangiye. Baherodi bagiye kwituga. Haleluya. Abiringira ko baherodi bagiye gupfa mukomera Imana mu mace twumva. Amen. Amen. Abagutwariye business yawe birarangiye kuko bagiye kongera kuyirekura. Haleluya. Abagutwariye umugabo birarangiye kuko bagiye kongera kumurekura. Haleluya. Abagutwaye ibyawe birarangiye kuko bagiye kubikugaruriza. Birarangiye kuko uyu munsi ibyari byarapfuye bigiye kuzuka. Laisse tope en état de ça. Là. Amen. Amen. Ababonye ko ta jambo ufite birarangiye kuko ugiye kubona ijambo. Abavuze ngo uzapfa nabi birarangiye kuko icyerekezo cyari cyarabuze ugiye kongera kukibona. Abavuze ko nta nzira uzabona ugiye kuyibona. Haleluya. Ongera ubyire mugenzi we ngo birarangiye. Ongera umubyeyi ngo birarangiye. Ibyahigaga ubuzima bwawe birarangiye. Ibyarwanyaga umuryango we birarangiye. Ibyagutezaga icyago cy'indwara birarangiye. Ibyagutezaga icyago birarangiye. Ibyagutezaga amarira birarangiye. Haleluya. Ongera umubyeyi ngo birarangiye. Kuri uyu musozi wa Ndabirambiwe Yesu arabirangije. Ndakubwira ngo Yesu arabirangije. Ndaguhamiriza kuri yuko Yesu abirangije. Haleluya. Ikibazo wazamuye Imana irakizi. Icyifuzo wazamukanye Yesu yakibonye.
Haleluya. Hari abantu bashakaga icyerekezo bakakibura, Imana yo mu ijuru ihamye ngo bahaye icyerekezo. Lese tope ene. Ubugingo bwanje byose birarangiye. Ibihiga ubugingo bwanje bwose birarangiye. Muvugire ngo amina. Amen. Bikoze ikirata? Iby'abakobwa bikoze iki? Iby'ababyeyi bikoze iki? Iby'abagabo bikoze iki? Iby'abapasiteri bikoze iki? Birarangiye. Birarangiye. Uburyo Farawo agiye kwiyahura. Amen. Igihe Mose yakuraga ubwoko bwa Isirayeli, haleluya, abuvanayo abwerekeza mu gihugu cya Egiputa, avuga ngo amen. Mose asaba Imana imbaraga. Haleluya. Mose asaba Imana imbaraga. Mose yari afite icyo kurwanisha ariko nta bwenge ashoboye. Imana irangira mu byango cye bukure bicu ufashe mu ntoki. Hari igihe Imana iguteza ikibazo izi ko igiye kugutabarara. Haleluya. Ngo maze Mose amaze kubyitegereza, ngo Imana iramubyango cye bukure bicu ufashe mu nkoni. Iramwemera ngo emera abanyagiputa bakwiruka inyuma, ubwoko bwa Farawo bwemerere mugende mu bubyango mudukurikire. Bageze ku nyanja ya Yorodani, inyanja itukura, Mose afata ya nkoni akubitamo kabiri, ngo Abisirayeli bose barambuka. Bamaze kwambuka bose banyuraho, barambuka. Ngo Mose arangije kubona ko ubwoko bwe bwose yaratwaye umukumbi w'Imana umaze kwambuka, arongera afata ya nkoni ayikubita mu nyanja. Abisirayeli n'ingabo ze zose baguye mu ngezi. Nawe uyu munsi abanzi bawe bagukurikiye bagiye kuvaho, bagiye kukuva inyuma, bagiye kukuvaho. Abakwirukagaho ugiye kubata babireba, abaguhagararagaho bagiye kwicara babireba. Haleluya. Ngo maze Mose arangije arababwira ngo nimuhumure, kuko abanyegiputa mwabonye cya gihe mutazongera kubabona we. Ntabwo tuzongera kubabona n'ukundi. Babatwirukaga inyuma, babarozi baturogaga, abadutwariye abagabo, abadutwariye urubyaro, ntabwo tuzongera kubabona kuko uyu munsi birarangiye. Lese topeneta. Bikoze iki? Birarangiye. Ibyatwaye inzu yawe, byatumye utubaka, birarangiye. Ibyatumye utubaka bigiye kurangira. Haleluya. Birarangiye bati nabikubwiye ngo byarangiye. Sinanjye ubivuze, uretse Data wo mu ijuru niwe umyenga arabirangije. Umva rata wa mugabo we, Imana yo mu ijuru iramye ngo hari ibyawe irambiwe, iby'abarozi bari baragutwaye, uyu munsi iramye ngo irabirangije. Aramye ngo washakaga icyerekezo ikakibura, Imana yo mu ijuru iramye ngo akira icyerekezo. Imana yo mu ijuru iramye ngo aho bari barakuzungereje aho niho bagiye gukorerwa n'isoni. Rese tope enetadesa. Iramye ngo ni Imana yongeye kugukenyeza. Abantu bakurebagamo nk'ikisuzuguriro, bakumva ko nta jambo ifite, ariko akira ijambo rivuye kwa Data. Rose tope enetadesa. Iramye ngo akira ijambo, iramye ngo akira gukandagira bakabireba. Uwiteka iramye ngo yaguhaye ijambo nawe aritwaka. Abantu bari baragutwaye ijambo, ariko Imana iguhaye irindi jambo. Imana yo mu ijuru iramye ngo mu bantu igiye gutabara, uri uwa mbere kuri uyu musozi. Mose tope byakire kuko Imana irabiguhaye. Imana yamye ngo utaraza kuri uyu musozi yari yamaze kubitegura. Niyo mpamvu imanutse kureba aho babikoreye kugira yongere itabure. Abarozi bari barakurindagirije, Imana yamye ngo ikurinze kurindagira. Mose tope eneta. Ntabwo uzarindagira Uwiteka Imana nikambyiye. Kandi Imana yamwijirira iramye ngo ngiye kukwambika, kandi yongeye kukwagura mu mwuka no mu mubiri. Imana yamye ngo si byiza kohora mu mberambi. Imana iguhindure karenda amadose y'abantu bari baranditse ngo ntacu uzapfa ufasheho cemere. Imana yamye ngo genda ufate byemere, kandi genda uta rote, genda uroba abantu kuko Imana nibyo iguhaye.
Mana yo mwigiramye ngo niyo igufashije inkoni bari barayigutwaye irayigufashije kandi irongeye kuyiguhereza. Mana yamye ngo bari bazi ko nta cyiza cyaturuka iwanyu, ariko dore Uwiteka Imana yamye ngo kirahaturutse. Ayigwe igeze ku gasozi utuyeho, aho bari barakurindagirije, aho ni Imana imanukiye hagati mu bikingi by'irembo, hagati ku bivoka baranduye, hagati mu bituro rotopesiteke irahageze kugira wemere ko ari Imana, kugira wemere ko ariyo. Hari ikivoka kigiye kurandurwa cyo bari bararanditsemo ibyawe. Mana yamye ngo bafaraho bari barateranye rose tope ene tades nahageze nta wundi natumye papa. Uwiteka aramye ngo niyo ibikoze, si n'undi muntu ubikoze uretse Imana yo mu ijuru, kuko Imana iramye ngo yumvise gutaka kwawe. Ndabyumva yuko Imana ingengo wari umaze igihe uri mu kababaro, uri mu gahinda, nta n'icyerekezo wabonye, washatse inzira uyoberwa iyo uja n'iyuva. Uwiteka akubwire ngo rabomini desanse, akira icyerekezo gifatika lese tope enetahe. Uwiteka akubwire ngo aho batwaye ubwenge yongeye kukugaruriza ubwenge rabokire desanse zebetaya. Uwiteka avugane nawe rabosanse, ingato bari baragutwaye arayiguhaye, yongeye kukwambika ingato ro. Imana iramye ngo n'ibyawe bari baratwaye igarusha. Ukiri kuri uyu musozi igwa ikimenyetso cy'umunezero. Abarebaga kutazanezerwa Imana iramye ngo bakozwe n'isoni. Amen. Iramye ngo ikurinze gupfurindagiye, ikurinze gupfurindagiye. Uburyo Imana ikurinze gupfurindagiye, Imana yamye ngo hari ibyo yimuye iwawe mu mbuga. Iramye ngo hari icumu bari barashinze rese tope ene date, barakuteza ibitego byinshi ariko urabisimbuka. Imana yamye ngo gusimbukije urupfu rutunguranye. Uwiteka aramye ngo akurinze gushingura iwawe ukaje usingura nk'uko bashingura imbwa n'inkoko zipfuye. Imana iramye ngo ikurinze umuryango wawe gupfa nk'amazi, ukajya utema nk'uko abarozi batema. Imana yamye ngo hari Imana irambiye hari amashusho bari baratwaye iwawe, amashusho yawe bari barayatwaye ku mupfumu. Lese enetaile Imana irareba ntabwo batwaye amashusho yawe ku mupfumu, bamaze kuyatwara bajana ubwenge bw'abana, bapfa bahagaze ubona bari ariko barapfuye. Mana yamye ngo nkubwire uyu munsi Imana igarusha ibyawe byari byaratwawe, kandi Imana iramye ngo niyo yongeye kukongera ubuzima busha. Ramye ngo hari dayimoni zararaga zikonka zikarara zigucenga, ikiyongeye kuri by'Imana iramye ngo ukurinze kuzapfura impumyi, kandi Imana iramye ngo ikurinze kuzapfa ukenyutse ugapfuhutse. Haleluya. Ongera uvuge ngo Imana indinze gupfa mputse. Iramye ngo wari ubuze imbaraga ariko ikongeye imbaraga. Iyo ari tuyahirengera iramye ngo bakwambukanye umupaka wa Burundi, bagutwaraho bakujana imyambaro zawe myinshi cyane batwaye, barangije batwara imisatsi, barangije lesetope eneta, bagutwara imvune yo mu mugongo, uburyo wajyaga ugenda ukumva umugongo waraboze, lesete ukumva mu mutwe wawe ukumva wagira ngo wenda gusara. Imana igukuye cyago cy'ibisazi, Imana iramye ngo ikurinze gutabuka mu mutwe ukiruka bikomeye. Ayiwe, haleluya. Iramye ngo niyo yongeye kukongera iminsi yo kubaho. Iramye ngo umurozi yarakubariye igihe cyo gupfa, yaragwaye amezi 3, ukwezi kwa 6 n'ukwa 7 n'ukwa 8, ukwa 9 itariki 3 kazaba uri gushingurwa. Mana yamye ngo ntabwo ariko biba. Amen. Iramye ngo ntabwo ari agahinda utejwe n'abana b'abantu igihe kinini, uyu munsi Imana irakagutuye. Lese tope enet narindi ku cumba cya 7 ba witonze Imana umva ukuntu imziye. Iramye ngo ico cumba Imana iragisenye, igisenye cya 7 abadayimoni bari baragusibiyemo, Imana iragisenye, iragisenye. Burya Imana igusenye, Imana igisenye. Bari bazi yuko urugo rugiye kukunanira, bazi ngo ugiye gufata ibyaho ukahita usubira iwanyu, Imana irakubatse. Kandi Imana iramye ngo hari ibyifunze. Haleluya. Amen.
mana yembye ngo nkubwire nkigera hano najye kubona hari ibintu byari bikubereye imisozi iramya ngo nkubyengira birindi atandikana n'umurongo wa mbere. umutwe w'amagambo uravuga ngo umutwe w'amagambo uravuze ngo kunesha kwa Dawidi. kunesha kwa Dawidi. hanyuma y'ibyo Dawidi anesha abafilisitiya. hanyuma y'ibyo Dawidi anesha abafilisitiya. Haleluya. hanyuma y'ibyo Dawidi anesha abafilisitiya. lese topene ijya Imana iramye ngakira kunesha abanzi bawe bari bakubereye ikibazo. Amen. Dawidi anesha abaki Abafilisitiya. natwe uyu munsi tugiye kunesha abanzi bacu. abafilisitiya bari abanzi bari abarozi ariko ijambo riravuze ngo Dawidi akora iki? Anesha Abafilisitiya. nawe uyu munsi ugiye kubanesha. ugiye kuba hanyuma y'ibyo Dawidi anesha abafilisitiya arabacogoza gwe nk'uyu mubyeyi nawe agiye kunesha. ongera ubyire mugenzi wawe ngo uraneshe. anyaga urufunguzo rw'umudugudu n'urw'umurwa arukura mu maboko y'abafilisitiya. ongera wumve ukuntu ijambo riri anyaga urufunguzo rw'umudugudu anyaga urufunguzo rw'umudugudu n'urw'umurwa arukura mu maboko y'abafilisitiya. Amen. Haleluya. anesha abamowabu. bukeye anesha abamowabu maze abarambika hasi mu mirongo. maze bose abatura hasi mu mirongo. Haleluya. ariko abanzi bawe numara kubanesha uzabatura hasi bose bazagwa ku murongo umwe kuri umwe nta n'umwe uzasigara ahagaze. Haleluya. nta n'umwe uzasigara akoze ikira Ahagaze. ngo Dawidi abatura hasi ku murongo abageresha umurongo. maze abageresha umurongo. inkubwe ebyiri zari izabo kwicwa kandi iya gatatu yose yari iyabo kurokorwa. ongera ukomere Imana mu mashi. inkubwe ebyiri zari izabo kwicwa ariko inkubwe ya gatatu yari iyo kurokorwa. wa mudamu uyu munsi nkubwire nk'inkubwa ya gatatu niyo kukurokora mu kibazo urimo, niyo kukurokora mu bigeragezo, niyo kukurokora mu madeni. nakubyiza ukuri yuko uyu munsi Imana yo mu ijuru iramye ngo ijye kuturokora nubwo abanzi bari baduteze. Uwiteka Imana arabirangije. inkubwe ya gatatu yari yo kurokoka. Haleluya. nuko abamowabu bahinduka abagaragu ba Dawidi. maze abamowabu bahinduka abagaragu ba Dawidi bamuzanira amakoro. bukeye Dawidi anesha Hadadezeri mwene Rehobu. uwo yari yitwa mwene Rehobu umwami w'Isoba. yari umwami w'Isoba. ubwo Hadadezeri yajyaga kugomerera ubwami bwe kuri rwa ruzi. kandi Dawidi. Haleluya. kandi Dawidi amutumaho ingabo ze zagenderaga ku mafarashi 1,700 n'abagabo bigenza inzovu ebyiri. maze Dawidi atemagura ibitsi by'amafarashi. maze Dawidi aratemagura. irekeraho somera Yesaya 48 umurongo wa 7 ndangiza. Haleluya. nawe uyu munsi abanzi bawe ugiye kubatemagura, abakurwanya ugiye kubatemagura, abakuvuza ugiye kubatemagura, abavuze kutazaba ugiye kubatemagura kuko ugiye kongera kubaho kandi ugiye gutaho. Yesaya 48 umurongo wa 7 turi buze kurangiza nyuko murongo ngere message itatu ndambutsa. biremwe nona si ibya none, si ibyanera, si ibya kera. biremwe nona hasi ibya kera, si ibya kera. kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva. kugira ngo utavuga ngo nari mbizi. zamurira Imana icyubahiro. wa mudamu we, Imana yamye ngikurinze kujya mu bitaro, ukajya mu bitaro ukamara y'amezi 6. Imana iramye ngo bari baragutwaye leseto pena, bagutwaye umwuka.
iramye ngo ikurinze umwuka guhera. Imana iramye ngo ikurinze umwuka guhera bitwawe n'umuntu w'umurozi. Lese igihe uburyo bw'Imana imvyewe wowe ugera no mu mubiri waza kuryama ugatandika guhumeka nk'igikere, ugatandika guhumeka usa n'ugarura, ukumva usa n'inda n'ibyimbye wagira ngo harimo imibambo, wagira uratwita utanatwita. Imana iramye ngo niyo yanze ko wahera umwuka wa nyuma. Lese topene Imana iramye ngo igukuyeho icyago c'indwara y'inzaduka aho batari bakwemeye irakwemeza. Lese tope enetaizome baya manozike vo witekaranye ngo nguze imanuye inyenyeri 12 lese tope zari zamaze kuzima zongeye gucana wilenseki. Imana iramye ngo ikurinze abantu bo kuza bakagufatira imana. Lese tope witekaranye ngo ngubzire iyo abandi bagiye guhindura icyo kurya nawe ugiye kuzuhindura, kandi Imana iramye ngo nawe ugiye kuzufasha abantu. Lese tope enetaide sai nawe ugiye kujya wambika abatambaye. Imana y'umwijiri iramye ngo utarahagarara muri uyu mwanya hari ibyawe Imana ikumiriye. Kandi ngo rabokire de sana Imana iramye ngo abantu bari kukuvugaho nabi bari baguciyemo iciro ry'imigani, ariko Uwiteka Imana kubyira ntabwo ari wo ciro ry'imigani muri iyi musanzu utuyemo, ahubwo Uwiteka aramye ngo agiye kugutuza mu wundi mujyi. Lese tope enetaide sai igiye kugutuza mu wundi mujyi. Ani rabosanze kire Uwiteka Imana kubye ngo ugiye kuzurira indege. Lese tope enetaide sai iguhaye pasiporo na za visa zo kujya ugenda kujya kuvuga ubutumwa hanze. Lese to burya Imana igiye kuguhuza n'umuzungu, yari yaratinze niyigura. Yego biremye none yego ni kandi rabosanze kire Imana iramye ngo kubw'umutima n'ubwitange ugira nawe Imana yitanze mu byawe. Imana yambwiye ngo mubyire Imana iteguye ingendo 3 zihuse zikurikiranye zo kwambuka u Rwanda ukajya mu bindi bihugu. Ndagiye. Amina gerayo. Garuka mahoro. Iyo yose Imana iramye ngo gusimbutsa ahantu ni imipaka 3 Imana igusimbukira yo kwambuka mujya kuvuga ubutumwa. Kandi Imana iramye ngo muri izo ngendo zose nk'uko ari 3 ni inyamugisha. Lese tope enetaide sai bari hamye ngo bari abarozi bari ababiri bakoze iwanyu bakavuga ku muryango w'iwanyu bakazirika. Imana irazituye baragiye ko bamwaye bagiye kunyura ko bamwaye. Uwiteka Imana aramye irazi bikubiti Ayiwe mwiraje bikubiti bidihe. Imana ibikubita ibidi. Mwiraje bikubiti bidihe. Imana iramye ngacira ijambo kandi Uwiteka Imana ari kumvira ngo nkubwire bavuze byinshi ariko Uwiteka Imana amanitse kuvuguruza imigambi yawe. Lese tope enetaide sai Imana iramye ngo mu bantu bagiye kuzubaka urusengero hano bikomeye irongera b'imbyino nawe muri abo bantu mu Rwanda uzabamo. Kandi nkubwire ngo rabosanze kire Imana iramye ngo Imana ihinduye imyambaro. Ubu uri kubona wambaye ayo masuti ndi kubona Imana ikwambitsa andi makositimu iramye ngo ikwambitse bundi busha. Lese tope enetaide sai Imana iramye ngo itanze amagi n'imineke. Uburyo Imana imvye ngo nawayikore udafite amagi n'imineke byo kure. Uburyo Imana igiye kongera nasarayishwe bwite. Lese tope enetaide Imana y'umwijiri iramye ngo acira ibirori wawe. Itanze ibirori. Imana itanze ibirori. Imana itanze ibirori. Ndabyakiriye impande zose ndabyakiriye. Imana iramye ngo nkubwire izi ni itariki zikomeye Imana igiye kongera kugusura mu bicuku by'isi. Uwiteka aramye rabosanze Karibu Yesu. nezerwe. Karibu Uwiteka aramye Kristo. ngo rabokire de sante. Karibu. Imana ikubwire ngo ikurinde kujya uhumeka ugeze mu mwanya wo guhanura ugahita utandika guhumeka nawe ugasahukira kure. Imana ikurinze kujya usahuka mu mutima ugeze mu materaniro. Kandi nkubwire ngo rabosanze wi Imana iramye ngo ikurinze kujya utarama kuri uyu musozi abantu bagasigara baguketseho gukira. Iramye ngo niguhuje n'abakomeye gusa abadakomeye Imana irabataye. Kandi Imana iramye urese tope enetaye iramye ubwo abandi bagiye gutunga ibinyabiziga nawe ugiye gutunga icyawe. Lese tope enetaye sai Bari bamaze no kwisiga irangi imodoka yawe. Yego. None si wasize irangi imodoka siba yasohotse mu ruganda. Iba yizaniye rwose amakuru. haleluya haleluya irabirangije. amena Kandi Imana iramye ngo ngiye kugufasha ngo nicyo yafashije Mose. Kwa gatandatu ubutahagiye muzagaruka nkabaha muri bifite. Amen amen amen.
zomerivyo Imana iramye ngo itanze ibindi byuma itanze izindi music system Nizizane. zo kujya ucuranga mu rusengero Nizizane kabisa. setope enetaire sai Instruments, mvugo n'Imana iramye ngo ikurinza abantu bo kukugambanira bakakujyana mu buyobozi bw'igihugu bakagukingira urusengero Izina rya Yesu. setope enetaire Bariya bo- sai Imana iramye ngo irahagaritse Izina kandi rya urabanesheje mu Izina izina rya ryayo Yesu. urabanesheje mu izina ryayo Izina rya Yesu. Imana iramye ngo irwaye abantu benshi akira abantu benshi iramye ngo ishinzeho imbago ishinzeho imbago Imana uyu munsi iramye ngo akira ijambo rifatitse birangije mu izina ryayo